Gideyoni Imana ihagarana nawe iramubwira ngo nzabana nawe, uzanesha abamediyani nkunesha umuntu, uzanesha ibyaha byakuneshaga. Imana nibana nawe uzanesha ibigeragezo byakuneshaga. Imana nibana nawe uzanesha ya makuba. Imana nibana nawe uzindi bimaze igihe bikuremereye. Imana nibana nawe ubu imbaraga z'umwuka zizaza zinesha uburwayi bumaze igihe mu buzima bwawe. Imana nibana nawe uzajya uvuga gijyane mu bo mukorana no mu mugendana, izina ry'Imana yacu nirahabwa icyubahiro. Gideyoni nzabana nawe kandi uzanesha abamediyani nkunesha umuntu. Yesu nashimwe cyane. Bene data bakundwa b'Isarura 12 TV, nongeye kubasuhuza no kubifuriza amahoro n'umugisha by'Uwiteka Imana. Abaherere mu gihugu cy'u Rwanda, reka mbabyire ni umugisha w'Imana nubane namwe mu turere dutandukanye tugize u Rwanda. Abari hakurya mu bihugu bituranye, Burundi, Tanzania, Kongo ndetse n'Ubugande, nongeye kuvuga ngo Yesu nabahe umugisha. Abari ku mugabane wa Aziya turabasuhuje, Yesu nabane namwe, ndetse n'abari ku mugabane w'Uburayi, Imana ibahe umugisha. Twereka ko turi kumwe. Turabasuhuje abaherereye mu gihugu cya Amerika, Canada, mwese Yesu abahe umugisha. Uyu munsi tuje kuganira ku ijambo ry'Imana, Imana ishize ku mutima wacu. Reka turisome, turarisanga hano mu gitabo cy'Abacamanza, ibice byaho ni ibice 6, umurongo waho nuwa 14. Havuze ngo iki? Haravuze ngo nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, Gideyoni, ugenda uko izo mbaraga zawe zingana, ukize Abisiraheli amaboko y'Abamediyani, sijye ugutumye. Gideyoni aramusubiza ati, ariko Uwiteka, Abisiraheli nabakirisha iki? Wacu ko turi aboroheje mu muryango wa Manase, nkaba ndi umuhererezi mu nzu ya data yose. Uwiteka abwira Gideyoni aramubwira ati, nukuri nzabana nawe kandi uzanesha abamediyani nkunesha umuntu umwe. Gideyoni aramusubiza ati, niba miriwe mu maso yawe unyereke ikimenyetso kimamiriza ko ari wowe tuvuganye. Imana itugirire ubuntu. Bene data bakundwa mwe mwese tubana ku Isarura 12 TV, nagira ngo mbabwire ku ntego bita yuko Imana ikubonamo ubutwari utari wakibonamo. Uyu Gideyoni mwene Yowasi ni umuntu Imana yabonyemo ubutwari we atari yakibonamo. Gideyoni muri iki gihe Imana yamwitegerezaga, igihe Imana yazaga kumureba imwitegereje, imubonamo zino mbaraga z'uko yabasha gukiza bene wabo amaboko y'Abamediyani. Iki gihe Gideyoni we yari atarabyibonamo, ariko kandi Imana we yamubonagamo ubwo bushobozi. Imana y'amahoro itugirire ubuntu cyane. Iki gihe Gideyoni rero yari arimo asekura ingano, azisekurira mu muvure munsi y'igiti cy'umwera. Niko bivuga, marayika arahamusanga bakorana ikiganiro, ndetse bigaragaza ko badiririnze amubwira yuko ubwo bushobozi atabufite. Ariko ngo Imana iramwitegereza kuri umurongo dusomye, iramubwira ngo Gideyoni, genda uko izo mbaraga zawe zigize zite zingana. Mwene data mukundwa, icyama nawe muri iki gihe cya none Imana yajya kwitegereza ikabona uri umuntu Imana ikwiye gukoresha kugira ngo ukize bene wanyu amaboko y'ababisha. Iyi si ya none itwawe igitugu n'ibiyirimo byinshi bitandukanye by'uburetwa butandukanye, ariko ni wowe Imana ishobora gukoresha muri iki gihe cya none kugira ngo ukize bene wanyu amaboko y'ababisha. Imana itugirire neza. Iki gihe rero Imana imwitegereza yaramubwiye ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Ese si njyewe ugutumye? Icyama muri iki gihe cya none ukaba mu bantu batoranwa n'Imana mu gutuma kugira ngo ukize abantu benshi amaboko y'ababisha. Imana itugirire neza. Bibiliya iratubwira ngo Gideyoni amaze kumva aya magambo Uwiteka avuganye nawe, aramugira ngo ariko si Uwiteka, njyewe ndi muntu ki wakiza bene wabo amaboko y'Abamediyani? Kubizi ko njyewe nkomoka mu muryango woroheje, ko aho mvuka ari ahantu hadasobanutse, ko aho nkomoka ari ahantu hatagaragara, ko turi mu bantu boroheje cyane. Ndi muntu ki wowe Mana wakoresha ngo nyize bene wacu? Icya kabiri, ko mu muryango wacu ari umuryango woroheje. Icya kabiri, mu muryango wacu tukaba
dukomoka mu muryango uciriritse, umuryango wa Manase. Icya gatatu nkaba ndi n'umuhererezi mu rugo rwa mu nzu ya data yose. Ubwo ninde wakoresha ndenze kuri bene wacu bakomeye, ndenze kuri bakuru banjye bakomeye? Ubwo nkaba ndi umuhererezi, ndinde Imana yakoresha? Shuti y'umusaraba, Imana izagukoresha niyita ku buzima, niyita ku minsi ubayemo cyangwa n'ibyo unyuramo. Imana yifite umugambi wo kugukirisha amaboko y'Abamediyani, ugakiza bene wanyu, ukabakiza amaboko y'Abamediyani. Imana itugirire neza. Gideyoni Imana imubonamo imbaraga ataribonamo. Nawe niko Imana ikwitegereza muri iki gihe cya none, ikakubona nk'umuntu Imana yakoresha, ikakubona nk'umuntu Imana yakirisha bene wabo, bagacira amaboko y'ibibahiga. Imana itugirire neza. Wowe niwe Imana yanyuzamo message n'ubutumwa bw'ijambo ry'Imana kugira ngo abantu bacire kubohoka binyuze mu ijambo Imana ikunyujijemo. Imana irakwitegereza. Gideyoni Imana yitegereje ari munsi y'igiti cy'umwera asekura ingano. Bene wabo bari mu misozi baragiye kwihisha bitewe n'intambara z'Abamediyani, ariko Imana iramwitegereza bati uyu muntu ubasha gutinyuka akajya gusekurira ingano mu muvure, ndetse akazisekura munsi y'igiti cy'umwera ku mugaragaro aho Abamediyani bari. Uyu muntu namukoresha akaba ari we ubasha gukiza bene wabo amaboko y'Abamediyani. Mwene data, nshuti y'umusaraba, icyamo muri iki gihe cya none ukagaragarwamo n'Imana ikubonamo ubutwari bwo gukiza bene wanyu amaboko y'ibibahiga n'ibibagenza. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro cyane. Gideyoni Imana imubonamo ubwo bushobozi bitewe n'izo mbaraga Gideyoni Imana yamubonyemo, biza gutuma imanuka iraza iramusura, iramubwira ngo yewe Gideyoni, genda nk'uko izo mbaraga zawe zigize zite zingana, niwe nzakoresha kugira ngo ukize bene wanyu b'Abisiraheli amaboko y'Abamediyani. Muri iki gihe cya none icyama Imana ikakubonamo imbaraga n'ubushobozi bwo kuba wakiza bene wanyu, ubakirishije ijambo ry'Imana, ubakirishije gusenga, ubakirishije amagambo y'ihumure, ukababwira ati nimuhumure, Imana iracyahari kugira ngo ibatabare kandi ibarengere. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro cyane. Aho uherereye hose, igice urimo cyari cyo cyose, burya nawe uri mu bantu Imana yakoresha. Uri mu bantu Imana yakoresha kandi ukabakiza amaboko y'umubisha. Gideyoni rero muri iki gihe arimo aburana, aravuga ngo ndi wo mu muryango uciriritse. Imana iramubwira ngo ni ukuri nzabana nawe. Imana iramubwira ngo nzabana nawe. Icyama ngo nawe Imana ikabana nawe, ikakubwira ngo mwana wanjye nzabana nawe, ntutinye, ntucogore, ntucike intege, ndi Imana izabana nawe. Imana iramubwira ngo Gideyoni we, nzabana nawe, niwe nzakoresha kandi uzanesha Abamediyani unesha umuntu umwe. Imana ivuganye nawe wakambikwa imbaraga ugakomera, ibyiringiro bikagaruka mu buzima bwawe. Gideyoni amaze kumva aya magambo Imana imubwira ngo izabana nawe kandi azanesha Abamediyani unesha umuntu umwe, ngo ahita abwira Uwiteka ati niba koko miriwe mu maso yawe, nkaba ngiriye umugisha wo kuvugana nawe, nkaba ngiriye umugisha wo kugendererwa nawe, none nyereka ikimenyetso koko kimamiriza ko tuvuganye. Ese abantu bazamenya ko ari nge nawe twavuganye dute? Nyereka ikimenyetso nanjye nzereka abantu, niba nakireba bamenye yuko twavuganye, ko ari nge ukwiriye kubatabara, ko ari nge ukwiriye kubakiza amaboko y'Abamediyani. Imana ibane nawe nshuti y'umusaraba, aho uhereye hose, igihugu waba urimo icyo ari cyo cyose, Imana ibane nawe kugira ngo abantu bose nibakubona bakubonemo Imana. Abantu nibakubona bakubone imbaraga zo gukiza bene wanyu, ukabakirisha ijambo ry'Imana, babone ko ari wowe ukwiriye kubakiza mu buryo bwo kubasengera no kubabwiriza ijambo ry'Imana. Imana ibane nawe. Imana ibwira Gideyoni ngo nzabana nawe. Gideyoni nawe arisabira ati niba koko miriwe mu maso yawe, nkaba mvuganye nawe koko, nyereka ikimenyetso kimamiriza ko tuvuganye. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro. Mwene data mukundwa, Imana nijya ivugana nawe, jya uyisaba uvuga ati nkeneye kubona koko uvugana nanjye. Niba koko uvuganye nanjye, ni ikimenyetso kimamiriza mu bantu yuko twavuganye, abantu bamenye yuko uri Imana iri kumwe nanjye. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro cyane. Bakundwa bene data, Imana yabanye na Gideyoni, nawe ibane nawe. Imana yahagarana na Gideyoni, nawe Imana ibane nawe, ivugane nawe. Imana yaje ikavugana na Gideyoni, ikamubwira imbaraga n'ubutwari mubonamo, nawe Imana izivugane nawe. Niba ikubonamo imbaraga n'ubutwari, Imana ibikubwire kugira ngo utinyuke, ariko kandi unake ikimenyetso. Dawidi yavuze ijambo rikomeye muri Zaburi ya 86.
yavuze amagambo nk'aya ngaya Gideyoni avuze. Yaravuze ngo Uwiteka ku murongo wa 17, ku murongo wa 17, ku murongo wa 17 w'igice cya 86, yaravuze ngo Uwiteka unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko Uwiteka unabaye kandi ukamara iki umubabaro. Uyu Dawidi nawe yakaga ikimenyetso cy'ibyiza kubera yuko hari urugamba rwari rumuhagurukiye rwa Sawuli, nyamara Sawuli atamubonamo nk'umuntu uzamuzungura akaba umwami. Ariko ngo mwami Imana unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bagire gute bamware, kuko Uwiteka unabaye ukamara iki umubabaro. Nawe Imana yabanye na Gideyoni, nawe Imana ibane nawe, kandi Imana igenda ikwereka ibimenyetso bigaragaza ko iri kumwe nawe, bigaragaza ko izagutabara, bigaragaza ko izakurengera, bigaragaza ko izagendana nawe, bigaragaza ko izavugana nawe. Imana ibane nawe, igushyigikire kandi kurwaneho. Uyu munsi wa none Imana ikuntumyeho ivuga ngo Imana ije kukuha ikimenyetso kigaragaza yuko iri kumwe nawe. Niwe Imana izakoresha, niwe Imana izanyuzamo ubutumwa, niwe Imana izanyuzamo message ya bene wayo kugira ngo abantu bacire kuboka no gukira. Niwe Imana izabikoresha, izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Imana ivugana na Gideyoni, nawe Imana ivugane nawe. Imana yasanze Gideyoni ikamusanga segura ingano, ubwo abandi bari bihishe Gideyoni waratinyuka. Muri iki gihe cya none, mu gihe abantu batarimo gutinyuka gutambutsa ubutumwa bwiza, muri iki gihe abantu batarimo gutinyuka gutanga ubuhanuzi bavuga icyo Imana ivuganye nabo, uyu munsi wa none haguruka uhamye Imana, yamirize muri bene wanyu, kabone nubwo badakwemera cyangwa se bakwanga, ariko tambutsa ubutumwa bwiza ugaragaze ko Imana iri kumwe nawe. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Gideyoni Imana ihagarana nawe, iramubwira ngo nzabana nawe, uzanesha abamediyani nkunesha umuntu umwe. Imana nibana nawe uzanesha ibyaha byakuneshaga. Imana nibana nawe uzanesha ibigeragezo byakuneshaga. Imana nibana nawe uzanesha ya makuba. Imana nibana nawe uzanesha bya bindi bimaze igihe bikuremereye. Imana nibana nawe ubu imbaraga z'umwuka zizaza zinesha uburwayi bumaze igihe mu buzima bwawe. Imana nibana nawe uzajya uvuga ryijyane mu bo mukorana no mu bo mugendana. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Imana yamubwiye ngo Gideyoni nzabana nawe kandi uzanesha abamediyani nkunesha umuntu umwe. Ariko Gideyoni avuga ngo noneho niba koko miriwe mu maso yawe, niba narakugiriyeho umugisha koko, niba ari wowe ugendana nanjye koko ukavugana nanjye, ngira ngo bimenyekane n'abantu bamenye kuvugana nanjye, ngira ngo bimenyekane abantu bamenye koko ugendana nanjye. Imana itugirire neza. Imana iramubwira ngo Gideyoni nzabana nawe. Ariko Gideyoni avuga ngo niba mumiriwe mu maso yawe, nyereka ikimenyetso kimamiriza ko ari wowe tuvuganye. Muri uyu mwaka turimo dusoza 2025, Imana ikwereka ikimenyetso kikwambutsa kikugeza 2026. Imana iguheremo ikimenyetso kizagutambutsa 2026. Imana iguheremo ikimenyetso kizatuma uba unyura muri hariya mezi 12 ya 2026. Imana iguheremo ikimenyetso ko ari wowe Imana izakoresha 2026, ko ari wowe Imana izakoresha muri uriya mwaka, muri hariya mezi izahagurukana nawe ugatambutsa message abandi badatanyuka gutambutsa. Imana yacu itugire neza. Bakundwa nshuti z'umusaraba, mu bihugu muherereyemo cyangwa se mu turere tugiye dutandukanye murimo, Imana ibane namwe nk'uko yabanye na Gideyoni. Mu bibazo wari ufite, Imana ibane nawe. Mu burwayi wari ufite, Imana ibane nawe, kandi unesha ibyo byose mu izina rya Yesu. Nkunesha ibidahari, Imana ihagarane nawe mu izina rya Yesu. Dawidi mwene Yesayi aravuga ngo Uwiteka unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko wowe uteka unabaye kandi ukaba ugize ute umaze umubabaro. Imana igutabare ikumara umubabaro umaranye igihe, umubabaro wagendanye ukurirana indege ukagerana mu gihugu. Imana igutabare igufashe igukize uwo mubabaro wambaranye kositimu ndetse ukajya kugaraduwetinga ariko ukambarana uwo mubabaro. Imana ibane nawe, ihagarane nawe mu buzima ubanye nabwo. Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza kuko Uwiteka gutabaye kandi akabaje kukumara umubabaro. Imana yacu nihabwe icyubahiro cyane. Imana ni umutabazi w'ubuzima bwacu, ni umurengezi w'ubuzima bwacu, ni umufasha utabura kuboneka mu makuba no mu byago. Imana yabanye na Gideyoni, nawe ibane nawe. Tugiye gusenga Imana, twizere Imana muri iki gihe cya none. Turi gusoza umwaka bene data, turi mu gihe cyo gusoza umwaka.
ariko tukwiye kubwira Imana ngo Mana, Bibiliya igenda itwereka ko wagiye ubana na basogokuruza bagiye batubanziriza, natwe ubane natwe muri iki gihe cya none. Turagukeneye, nta wundi dukeneye utari wowe, nta wundi murengezi dufite atari wowe, nta wundi mutabazi dufite atari wowe. Niwe maboko yacu, niwe mbaraga zacu, niwe wadutabara ukatugiza amaboko y'umubisha. Imana ibane nawe, tugiye gusanisha winima. Imana ibane nawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana iguhagarareho kandi kurwanirire, igukize imbaraga z'abamediyani. Abamediyani bari mu buzima bwawe, Imana ibagukize. Abamediyani bari muri bene wanyu, Imana iguha imbaraga zo kugira ngo ubarwanirire, ubarwanishe isengesho n'ijambo mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Reka dusenge ariko kandi tubasabira umugisha. Imana ibane namwe kandi bashyigikire. Mana, mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi n'umukiza wacu, uri Imana yacu bwite kandi uri Imana y'amasezerano. Wavuganye na Gideyoni Mana, abari nakuvugana n'uyu mudamu, abari kunavugana n'uyu mugabo, abari kuvugana n'uyu musore. Ineza y'Imana ibane nawe. Wabanye na Gideyoni, uramubwira ngo nukuri Gideyoni we, nzabana nawe kandi nkunesha umuntu umwe. Mana, n'uyu mukobwa Mana, umuhe kunesha ibyamuneshaga. Bana n'uyu mugabo Mana, umuhe kunesha ibyamuneshaga. Bana n'uyu musore, muhe kunesha ibyamuneshaga. Bana n'uyu mudamu, muhe kunesha ibyamuneshaga. Aherereye mu gihugu aherereyemo, akarere arimo akariko kose, umugabane yaba arimo aho ari wo wose, Imana ibane nawe. Tosika ya wazaliforia asita labone shama donaije. Baba mtakatifu nehema Golgota, imbaraga z'Imana zibane nawe. Ikiganza cyawe cyiza kibe mu ruhande rwe, umurwanirire kandi umutsindishirize. Twirukanye Satani wari mu buzima bwe, indwara yari mu buzima bwe yacire gukira, yacire ubuzima. Niba ari kanseri ishirire, niba ari virusi ya sida ishirire, niba ari diabete ishirire mu izina rya Yesu Kristo. Niba ari umuvuduko ukire mu izina rya Yesu. Indwara z'uburyo butari bumwe, izituruka ku myuka mibi n'abadayimoni zihunge. Amaraso ya Yesu abe ku buzima bwe. Niko dusenze kandi niko dusabye, tubyambaje Imana twizeye Kristo. Amen.